Jaras Official TV nanone kandi turabasuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye uko mubibona rero uyu munsi twimuye ibiro twimuye ibiro dore ko uyu munsi twicaye ahantu hakomeye cyane ahantu hafite icyo hasobanuye mu mwuga w'itangazamakuru kinini cyane so rero abenshi ni inzozi zabo kuhagera cyangwa se hari n'abifuza kuvuga bati ngewe sinjye uzarota nkora aha hantu uyu munsi rero niho twicaye niho tugiye kuba tugenderera kuko natwe turi abashyitsi b'umunsi ubwo rero ndi gushyira mu bwinshi atari ukwiyubaha gusa ahubwo ari uko ntari njyenyine apari ya Dani uri kuri kamera uyu munsi nagendanye n'umuntu wanyu umuntu wanjye umuntu wacu uwo nta wundi ni umukada Dani yamubereka rwose tukaba twageze mu kigo kiruta ibindi mu itangazamakuru aricyo RBA nkuko muri kubibona ku mashusho so rero umukada ngira ngo mbere yuko twinjira muri studio wabanza ukagira icyo ubwira abantu uko wiyumva ndabona umuvandimwe Bisoso anyuraho agaseka kuko wamubomoye n'iki n'ibindi so rero umukada w'abanyarwanda umwanya n'uwawe ugiye kumbwira uko wiyumva umbwire n'icyo abantu baza kwitega muri iki kiganiro abadukurikiye unambwire muri rusange kwibona hano n'ubundi muri uno mwuga uko ubyumva n'uburyo twatumiwemo muri rusange bigarukaho byose urakoze Jalasi of course nanjye ndishimye kuba ndahangaha ni inzozi za benshi iyo natangiye kubomoraho ndanabivuga ngo aha iyo uhakorera ibiganiro byawe byose bijya muri archive y'igihugu bikazamara imyaka myinshi iri imbere ubwo rero urumva ni ibihe bidasanzwe by'umwihariko nishimiye kuba ndi kumwe nawe ndi kumwe n'iyi brand twayivugiyeho amagambo menshi twayikoreyeho inkuru nyinshi abanyarwanda bazakira neza ubwo rero duhera aho ngaho twishimiranye nawe ngushima kuko ni weho urabanza ukanyereka abanyarwanda nyuma yuko nawe umaze gukonfirima ibyo nateguye ubwo rero tugere no ku buyobozi bwa RBA bukuru nabwo buri kugenda bushyigikira impano bukunda abajene bafite creativity showbiz bari kuyishyigikira ubwo rero nabo tubashimire ariko nanone warumbwiye ngo ngaruke nimba n'uyu munsi nyine bigiye kuba ikiganiro tugiye kugira ahangaha ndagira ngo mbanze nshimire aba YouTuber batubanjirije ndagira ngo mbanze nshimire abantu baduharuriye iki kibuga kuko tuje nk'aba YouTubers nk'aba content creator ya n'ubwa mbere rero Jara n'ubwa mbere nge sindabona abandi bantu baje muri uwo mujyo hari abaza nk'abahanzi ati zitandukanye aba cineaste ariko twe tuje kuvuga inkuru muri wa mujyo wacu tuba dukoreramo kuri YouTube nibyo kwishimira no gushima abo bose batubanjirije kandi tuvuga ngo igihe cyose waba uri mu murongo mwiza ukora inkuru nziza zinfluencinga by'umwihariko urubyiruko nta gihe abasiniya nk'aba batazakureba batazaguha agaciro tunatangiramo ubutumwa ku bandi bajene bagenda badukurikirana muri rusange turishimye kandi twiteguye gukomeza dushyiramo imbaraga erega iki ni icyizere tuba tugiriwe n'ibindi baba batwereka ngo nibwo urugendo rutangiye nibwo dukeneye gukora za nkuru ziremereye za impactinga true igitangazamakuru nk'iki gikomeye mu gihugu mukada wenda turansubiza mikoro n'iki giteye amatsiko hano kinteye amatsiko cya mbere ni ukuba nyine abantu benshi batandukanye baba bavuga se uyu mwuga umeze ute se izi nkuru mukora mu mujyo wanyu muri iyi creativity yanyu ese koko n'abasiniya bajya bicara bakabireba icyo kintu rero nicyo niteze ko uyu munsi bantu nanone tutasavingaga kuri social media aho tubarizwa umunsi ku munsi bagiye kudukurikirana nabo bakabona umurongo wacu kandi twizeye ko biri buze kugenda neza abo bantu rero bashya bayobozi hirya no hino ndumva ari cyo kintu kitumye mba excited cyane ibindi ni mikro iyaba ntari kumwe na wenda byari kuza kungora ariko wowe numbwira ati zamuka si kimwe nuko undi muntu uwo rero ni umukada ngira ngo mwabyumvise kandi mwamubonye aho twicaye nta bintu byinshi cyane turi butinde tuvuga ahubwo ibyinshi murabikurikirana akantu ku kandi ko biza kugenda
muri kumva imiziki nyine ko hamaze gushya muri background. So rero Dani nyemerera tube duhiniye aha ngaha, ibindi tubanze twinjire muri studio, ariko turabanza natwe dukora umuhango nk'uwabandi. Agafoto k'urwibutso urumva ni byiza, hari ibintu biba biteye ishema, kandi nanone n'aba grand frère batubanjirije hari ukuntu bajya baca hariya bakafatira ifoto, ntabwo byaba bibi imbere yo kwinjira muri studio. Yego Tugafata umukada ufite na brand nayo ngomba kuba nyifite, kuko iyo turagendana ni nk'umwana, ngira ngo wenda hano birahagije. Hano aha ni ahantu hafatirwa agafoto. So rero n'umukada tukaba tumaze gufata agafoto. Dani nakomeza bereka uko bimeze hano kuri studio. Hari n'abantu bafite amatsiko by the way, nkuko natwe twari dufite amwe yo kwibaza uko biba bimeze. RBA ya hostinze His Excellence yego. So rero n'ibindi mukomeze mukurikirana officiel ndetse n'igitangazamakuru kimwe rukumbi kigezaho amakuru. Nibyo bavuga ngo icyambere ni amakuru. Ayo rero niyo twashyizemo imbaraga kugira ngo tujye tuba ba mbere kubagezaho amakuru hamwe na officiel. Stay tuned. gukorera ikiganiro ngo natwe bature kuriraho muzeye Ladies and gentlemen, aho muri hose nizera ko meze fresh sana, nizera ko gatano wanyu meze neza cyane. Turi RTV, turi Friday Flight, turi mu ndege hejuru. Nanone rero urabizi ko twamye tugendana n'abantu batandukanye, twamye tugenda indege ukatishije ikintu ndege yes, amagomba kugira indege yacu itwara buri muntu wese akagera niko bimeze. Indege yacu iri kugenda ushatse kuvamo. Abahantu twagendagenda, abantu mwese mukunda aba YouTuber mube hafi muhamagare n'abandi ati abantu bose mubuze murebe ihari cam, kandi yo cam kuko tuyifite hano mu ndege tugendana kubera subscriber, hanyuma mukande na kitu na bife kugira ngo tujye tukomeza ibiganiro byiza cyane uko bigenda kose. Ni Friday Flight, niko bimeze. Are you ready? We feel nice baby, so give me something. Mukanya ni interview. About you, there is something I've been wanting to tell you. Are you ready? Tell me, girl, are you ready? Kigali. Are you ready? Tell me, guys, are you ready? Nipe fasi ya wana jama. All right. Come imeza kabisa. Ni Friday Flight, right? Yaririmbye azi kuvuga gusa ntabwo azi kuririmba. Uyu yanakwica sandrizi buri. Ruhanga tuyobora, sibyo? Hano tuyobora. Ngiye muyobora. Ikintu wogiye gukora none ushaka n'akarimbo n'akamubyibuzo biri. Ukufata mikoro gusa twe turabomora. Mukata in the house. Jealous. Yes, sir. Ubu dufite Jealous TV in the house. In the house kabisa. Noneho rero. Televiziyo kuri televiziyo. Wa YouTube wa YouTube. Na cameraman arahari. Cameraman uyu kuri bamure. Nuko Mutegereze ngo urashuha hano muri studio wese. ndamushyushye. Nuko uko biba bimeze iyo mureba aba YouTubers, iyo mureba YouTube kuri channel zanyu. Ariko nanone dufite twagira amahirwe turanabashimira cyane. Dufite Jealous TV, right? Yes sir. Niko bimeze. Uri kumwe n'umukanda. So noneho tugiye kureba uburyo None ubwo se Nino TV nayo ni yihe? ariko mufite Ariko
hano mube seriye sasa hano muri imbere y'abaturage mwabaseriye mutabaseriye umwimerere wanyu nimutaka gusa nimutakaza hanyuma ntimunabeshe ntimunabeshe Nino TV ni yandi Nino TV yaje imperekeje wowe ni Jaras Official TV niyo iri hanyuma hari Jaras Official akaba na 3D bya 3D nayo windira wahoze ari nkaho sibaye uri hari none aha dufite nde walo hano dufite iyo televiziyo hano dufite Jaras Official TV yaherekejwe na Nino umukadaho hose Nino niwe nyiri umukada niwe nyiri Nino mudushwanyaguze byatse ubu tugiye dufashe telefone yego dukanze cyangwa ufite smart TV bakande kitunabije tugiye gukurikirana ikiganiro uyu munsi ni Friday Flight twagenanye n'aba YouTubers Jaras TV ari kumwe n'umukada na Nino yego atangira mushushe tangira we tangira kabiso right Jaras Official TV turatangiye izere ko mumeze neza cyane rero turabasuhuje uyu munsi nkuko mubimenyereye tuba tugiye kupomora tuba tugiye kwanzika ubundi tukitereka ubwo namaze kuvuga ayo magambo muhita mumenya umuntu turi kumwe nta wundi ni nyiri slang akaba ari umukada w'abanyarwanda umukada wanjye ndizera ko meze neza umukada meze neza Jaras wowe umeze ute meze neza uri kwiyumva ute hano kuri RBA ndi kwiyumva neza uri kuntanga kugira ngo nakubaza nanjye ndi mugenzi wawe rega turajya tuganira mukada yego so rero nyemerera twanzike wamfura we bigire mu mwandiko wacu uyu munsi yego imihanda yanyereye by'umwihariko muri siporo imihanda irashyushye hose no muri showbiz birashyushye turahera ariko byose tubisho twinjire gutya rero nyemerera Jaras mbanze nshimire abayobozi b'iki kiganiro badutumiye ariko duhere ku bayobozi babo bakuru ubuyobozi bukuru bwa RBA nabwo buri gushyigikira abajene urubyiruko muri iyi minsi by'umwihariko ufite creativity biba ari ibindi ubwo rero duheraho ukomoje kuri siporo mpita mvuga ngo duhere ku bikorwa remezo by'igihugu twabonye stade Amahoro twabonye umukuru w'igihugu ejo bundi agaruka nyuma y'imyaka ingahe tubanze tumushimire tubanze tumushimire niyo mpamvu Kenisi yatangiye kunyeganyeza umujyi yifashishije iki gikorwa remezo cya stade Amahoro bambyingwe harya si urwa Mutabaruka niwe uruyoboye yego twabonye rero iyi muvoma yatangiye gukorana n'abinfluencer yabonye wa muvuno w'abinfluencer urabona na gahunda z'igihugu ziri gukorana n'aba TikToker wabonye abantu bari kwinfluencinga kuri X ni ibintu byiza aba YouTuber natwe tuje aha bwa mbere nyine nka content creator yego twebwe natwe hano badutekerejeho yego ni ikintu cyiza dutangire tumushima kuko iya mabrandi akunzwe aba ba Clapton twabonye babamenya ntiyatanzwe no ku bandi bantu bari kuvuga rikijyanerega aba DJ batandukanye yenda Bisos ari buze kutubwira iki cyiciro nacyo kiri gutera imbere cyaba DJ ariko nanone hari n'abantu batunguye abantu tubonamo base muhungu nibiki buriya hari target za Kenisi buriya hara public imukurikirana Kenisi aba yavuze ngo nayo yizane ubwo rero twari tumaze igihe tubona abantu baninjirira ubuntu sometime ubu rero Kenisi wa muntu ushaka amafaranga na Reyo urabizi ko akanyenyeri kaba kavuza ubuhuha bagarutse rero bagiye kutwereka ngo stade Amahoro turinjira twishyuye tuyifuke abareyo na Gasogi bari kuri urwo rwego ubuntu zero Kenisi niwe ugiye guhostinga yabwiye n'aba b'influencer ngo nimuhamagara abantu turemera tugabanya amafaranga ariko muze muri benshi ni nyuma yaho rero muri Reyo nyuma y'uburwayi bwa retired nawe aregura igitaraganya twagiye tunabivuga cyane twitsa kuri Sam Karenzi nawe utari umworoheye ariko retired aberereka yego aberereka Jaras TV shaka ko bifite nta nubwo bigeze bivuga ngo
kandi subscribe rega mwebwe ntago muba mutwumva ibyo bintu oya munyureho ibyo gitego babwiye ibyo kuko nabo bafashe umwanya wabo baje muri super zose oya subscribe ariko mukanda ubona ukuntu avuga dadiye oya ndi kwihuta kugira ngo iminota yacu yego muri siporo abakunzi ba Rayon mukada reka tubaze tugushakira amazi y'inyange y'inyange yes amazi y'inyange wewe turaguhereza yogurt yawurute arasa nk'umuntu unywa yawurute hanyuma kameramani wewe turamuhereza caki aya mata y'ifu amazi menshi uyanywa icyayi wewe turamuha amata y'ifu atatiye cyane twanzike ubwo rero ngiye kubwira abakunzi ba Rayon Sport Gikundiro twari twabonye na polemique muri showbiz abantu banavuga ngo na coach Gaël yayiyobora inkuru mbazaniye yavuga ati ninjiye muri football ataginga Gikundiro rero abareyo bari banyotewe no kubona aba president abahoze ari aba president ba Rayon bagaruka niyo nama y'igitaraganya yabaye tubona bana contribute itavugaho rumwe yenda nituze kubyinjiramo iyo bibaye ngombwa turakumira ariko inkuru nziza ku bareyo nuko batanze prime de match ebyiri kugira ngo bongere biheshe ijambo hano mu mujyi babanjirijwe na Gasogi yari yavuze amagambo menshi ubwo rero ayo mafaranga niyo agiye gutuma yagiye gutuma abakinnyi baba motive kuko nyuma urabizi ko twanavuga ngo retired ya Rekris undi retired tubitebyamo wa mujyo wacu ariko bose bagendeye rimwe si ukubanegura ariko ba bantu bayoboye Rayon abanyarwanda benshi bifuzaga nabo hari mu mahirwe yuko baba bagiye kugaruka amakuru y'indani rero tubivaho nuko kugira ngo umwe muri aba azayobore Rayon birasaba ko stati hinduka niyo mpamvu babonye na basadate bavuga n'ibintu byinshi igihe stati tarahinduka nta kintu aba bantu bakora muri Rayon uzi ko na stati hari abo yakumiraga n'ibiki aba Rayon basengere aba ba president dore ko baheruka shampiyona n'amatsinda kera ku bwa ba Muvunyi na bagacinyani benshi twavuga yego tunyaruka rero tutarinjira muri showbiz urabizi gatoya ku musozi tuzamuke nyamukandagira wabonye Jangwani se avuga ati Musemaji yebereye muri private jet hariya muri se ya nabyo so kwifotoza nabonye ari muri business class yagezeho muri business cyane ukwifoto ayo ndacyayatohoza yego uriya musozi urakomeye ubushize uzi ko yari sita nyuma tubona n'abanyamakuru bari inyuma ya Rayon tubona n'abareyo bakeya baserebuye nyuma yuko Fiston Karara yishyuye ari kuri ya musozi turawurira gute biragoye ariko twibutsa abantu ko APR abakinnyi bayo bose bameze neza nibyo kwitega harabura amasaha make mu Rwanda haraba hari derby ya Gasogi na Rayon muri Misiri haraba hari Pyramide na APR mbabarira tutarasoza muri sport singuyu Cristiano Ronaldo CR7 ntiyaje mu karima kacu kuri YouTube oya genda gake wizana ibya Messi uri mu bitabara Messi se nari mu bitabara oya ntituze kuyobya urumva nayo nindi brand bwa mbere na mbere mu mateka kuva 2004 kugeza ubu n'ubwa mbere batari bagaragaye mu bantu bahatanira Ballon d'Or ejo bundi twabonye Bonner ariwe bita Casemiro na Jihadi bafunga Ademola Lookman uyu yagaragaye kuri liste y'abantu bahatanira yego ntiharazamo ba batatu banyuma ariko iki ni ikintu gikomeye iyo Amavubi ahuye na Nigeria afite abakinnyi nk'aba bakomeye urumva ko turi kugenda dukataza cyane rwose twiyanzikire rero none iburayi nta visit Rwanda zihari tuve muri izi studio tutavuze visit ntabwo twagenda tutayivuze gira icyo uvuga ahubwo banza ugire gutya Arsenal se baburetse tujye tubanza tumenye turakomera icyamashyi Arsenal kuko yakoze iki kwita branding brand aho birumvikana Arsenal ni nyuma yaho dutengushye umwaka ushize twari twizeye igikombe ndetse twizeye ko bazaza no gutaha Stade Amahoro why not yego twari tubyiteze baba we intsinzi hano duserebura tugendana n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyane imbere oya ubwo rero turi kwiminjiramo agafu kugira ngo turebe ko uyu mwaka byagenda neza duheruka derby Tottenham na Arsenal naho byagenze neza Arsenal itahukana intsinzi Barca yawe irayoboye muri Espagne nubwo
tutamenya ikizayinyuramo mu minsi iri imbere oya Real birazwi reka tunyaruke muri showbiz twinyarukire Anzika twigire muri showbiz niyo yacu ego twari kunyura kuri siporo kuko umwimerere w'umukada harimo kuba na siporo ari ibintu cyane ye baba we binyuremo se iyi yaba ari breaking kandi mfitanye exclusive na Rugangura kuri radio iyo indi radio iri hejuru oya ayo ni amateka ngereka mbaho urugero 2002 narebanye igikombe cy'isi n'uwitwa Patrick Habarugira twicaranye ku ntebe baburetse bisoso oya bisoso turi ku breakinga 2002 Patrick Habarugira uyu yari boss wa Rugaju si by'agaciro se 2002 yigaga he yari hehe mu burengerazuba Karongi ubwo we wabona ari kunyumva twarebanye igikombe cy'isi ayo mateka tuzayinjiramo reka twinjire muri showbiz bya Pirelli showbiz ni breaking yego twanzike reka twanzikire twigire muri show business ariko duhere no ku mihanda yacu ariko se arashubijwe by'umwihariko nge twinjire yego twigire muri show business mukadi turahera hano ku mihanda bimenyerewe wabonye ko nubwo bwose ibintu binyuramo bigashyuha inzego nazo ziba zitureba ijisho cyane yego cyane ahantu nabonye bavuga ko ribu yabyinjiyemo duheraho yego duhere ku nkuru twanabonye mu cyumweru gishize nziza wabonaga ko teguye ranyo ubuhanga ya Aime Bote Mushashi yaciye aha ndetse anakoresha na Murangira mu interview duheraho rero dukumira iyo ibintu ari byiza turashima iyo ikibuga cyahengamye we ni wowe uvuga ngo cyanyereye cyakiriho urubobi kiba duheraho hamaze igihe hari inkuru zitari nziza iz'ubwambure z'amavideo y'ibanga iz'abandi bagwiriranye ni nyinshi ariko tubikubire hamwe mu ishusho y'amavideo ataryoshye mwabumvise yego ibi rero ni by'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutubwira rudukumira ruvuga ngo nyabuneka tube maso nyabuneka tumenye ukuntu dukoresha izi mbuga nkoranyambaga twihe intebe kuko umwana niwe wiha intebe nituzikoresha nabi bizatubera bibi nituzikoresha neza natwe tuzabiprofita kandi hari muvoma y'urubyiruko rwinshi ruri kuza ku mbuga nkoranyambaga ubwo rero ntitwabishima ariko bibabaza iyo byajemo abamama igitsina gore nibwo bitangira si wabonye mugenzi wacu se burya iyo umumama aje kandi yaragifite n'iyo privilege y'ubunyampinga kandi yarakinarwaza n'imvune urabibona n'imvune zawe zitarakira none sari guca impaka Rwanda Premier League nyamara araza gusezera igitaraganya yego ubwo urumva rero biba bibabaje reka dukomeze ne gutinda aho ngaho cyane ahubwo nge kuri ya matimu wambwiye atazagusinzirana ya matimu harya aba nta matimu babamo amatimu ari kugaburira umuhisi n'umugenzi oya mwe mukumiriye yego bisoso reka mbinyarukemo timu twagiye tuzivugaho ibintu byinshi tubanze du Felicite de Ben watangiye gutanga twazanye izindi studio mu ndani umukada ku bintu pomora no iki aho twari tugeze ko hari ibintu mwavuze by'uko social media yego zakagombye kuba zigira n'uruhare mu kubaka abantu cyane ubundi muri aka kanya barabizi kandi aho numviye umukada numviye Jalas ni sawa cyane niko bimeze ntabwo nakwinjira mu murongo wanyu mukoreramo biri no mu mpamvu twe twahisemo ariko thank you so much muzakomereze hariya nyine uko nguko mumeze mwigisha abantu mwereka abantu ibintu batazi
ibintu nk'ibyo ariko bitarimo gusenya abantu Yego. sibyo ngubu ni mwibesha mugasenya abantu mwibwe babiri ndabamirira nabi cyane umukada Yego. na kitu na grife nongere bando nazi gusa Yego. dadadi Twinjire. Yego. ugeze twanzike mukada twari tugeze ku matimu uri kumva Yego. hari itandukaniro Tunyaruka kugira ngo ninjire mu ma breaking news. Yego. ugomba tunyuriremo Yego, ndagira ngo abakunzi baya mabrandi na mabranda blessing igihugu adushimisha tuyabanze tuyasobanukirwe. Hari ibintu The Ben na Bruce Melody batandukaniyeho. Haba kuri communication ntago bafite communication zimwe. Ubona ko The Ben ari umuntu wifata cyane, ubona ko Bruce Melody ari umuntu reroka uvuga cyane. Yego. Ariko muri kariyeri twari dukomoje kuri album bose bafite, ubona ko mu buryo bwo kuririzinga atari bumwe. Ubona ko The Ben nanone mu kuririzinga bayifata si kimwe na Bruce Melody, nubwo muri iyi minsi yarari kugenda bigura intege, ariko kuba ari kusoma music ye ari kuyigira international cyane. Duhera aho ngaho. Ariko nanone bakagira fan base zitandukanye. The Ben we agira ya fan base iri ku mutima. Ubona ko yakora atakora baragomeza bamube hafi. Mu gihe Bruce Melody asinziriye gato, ubona ko izo fan base zaba atari zimwe. Ubona ko Bruce we bamukunda ibyo bikorwa. Aho rero navuga ko wenda bishingira mu kubamenyereza n'uwo mujyo. Yego. Kuba abaha ibintu arekura unekereza. Yego. Ariko noneho twagera mu gucreatinga, ubona ko Bruce Melody nanone nawe acreatinga cyane, yaba showbiz uburyo ayikina, yaba uburyo yamamaza ibintu bye, ubona ko nawe muri creation arenze The Ben. Aha. Yego. Yego. Ubwo Bisosa aragira ngo yitse kuri Coach Gaena. Hari ibiherutse gufungwa yajyaga dijamo mugenzi we yadijagamo nibyo uri kwitsaho. Twiyinjirire rero amwe mu makuru yamaze kugera hano mu mujyi. Yego, ejo bundi twakoze inkuru yenda duhere ku bakiri bato. Mr Kagame yamaze kubona label nziza igiye kumushyira ku rwego rure international. Yego, bayita Black Market Presence. Icyo ni ikintu cyiza. Ni nyuma yamaze gutandukana na Hive. Yego, ubu noneho yabonye label iri ku rwego rwa 1%. Ubwo biraza ntukomeretse. ntabwo nyemera black market. Oya check it out. Ni Rebi umuntu wese maze gukorera indirimbo ufite views nkeya afite miliyoni 10. Ntago ari yo mu Rwanda yifate. Ye baba we yini breaking ashize amasaha make amaze gusinya Black Market. Teye ubwoba dukomeze tuzamuka. Ubushize na bomoye Davis D. Ndi kuvuga uburyo nawe agiye kuzana ikintu cyitwa album launch. Ubu yayihinduyemo ubu yayihinduyemo imyaka 10 ya Davis D rero. Ubu nawe rwa ruganda tudashatse kuvuga rwamumennyemo agatubutse. Noneho wumva ibihuha byatangiye kuza rero. Ibyo nibyo ngomba kugenda runono. Yamaze kuvuga ngo agiye kuzana za stage ngo zimuvinga ngo zizengurutsa no muri staff. Ariko Davis nakasa mutwe urabizi ku bintu byo gutegura. Ayo na amakuru ngiye gutoza noneho nkagarukana ayukuri. Umva rero ikindi gihuha yageretseho. Yamaze kuvugana n'uwitwa Victoni nyuma yuko mu kwezi gutani cyano mu gihugu buriya ngo ari kuri kope ya Davis nyuma yuko azengurutse Ulaya azenguruka urugo kurundi yabaciye impaka. Uribuka Fireboy na Bruce Melody. Aha, teye ubwoba. Muri extra time. Yego. Komeze gato tugiye muri show busy. Ibintu mutubomoye. Reka nkubwire none se twagenda tutavuza abakozi b'Imana.
birashoboka oya reka tuvuga ku bakozi b'Imana ni umunota umwe ariko ngo ni Cristiano Sierra urananyita Cristiano Ronaldo yego uyu ari kwinspira urubyiruko aha muri gospel twabonye yego imwe irahagije kwibabaje ukuboko kw'iburyo kwa Israel mbonye ko agiye kukubura yego ukuboko kw'iburyo yego nyuma yuko Israel mbonye asinyanye na BK Arena imyaka 3 yagombaga kongerwamo umwe kugira ngo ajye yiblessinga kuri buri Noheli kandi abantu babaga bari iruhande rwe bamubekinga bamuzamura mu mavuta bamwita James na Daniela byarangiye ubutuje muri studio bamaze gukonfirma kuguma muri Amerika ntago bazagaruka mu Rwanda yego yego tekereza Bisoso James na Daniel uburyo ba blessingaga mbonye uburyo mbonye yamaze gufata East Africa urabona indirimbo za Kenya ama top chart yose ibaze kuvuga ngo umuhanzi Diamond ngo zucungore Ivan hakazaho mbonye ibyo bibaho Bruce Melody ari gukora iki hano The Ben ari gukora iki aho rero niho tuvuga ngo abakozi b'Imana tubashyigikire iyi ni public bafite audience nimba bazamura idarapo ibintu abantu basekira bananiwe bakaba bagiye kubikora icyo ni ikintu gikomeye ariko mbonye tunamwihanganisha tuna Felista rero mbonye nanone wabonye mu Bwongereza ibyahabaye byaranatunguranye uravuze ngo Daniela nande na James nibo bazamuraga mbonye muki oya mu mavuta arabemera bamubekinga hariya birazwi checkinga mbonye nyamara arakama umuhondo uko biza kugenda arakama umuhondo oya nukuri umukada mushimire eka Bisoso mwakoze kuza kuri televiziyo yati ngo arakama iki arakama umuhondo wow that's cool right ayavuga ikinyarwanda nawe ko murakoze niko bimeze kabisa nuko biba bimeze rero iyo mubibona kuri televiziyo cyangwa se kuri muri telefone zanyu muri aka kanya aba YouTubers amakuru turayazi yose ariko turakomoza ku kintu kimwe YouTubers nuruhe ruhare bashobora kugira bakubaka entertainment bakubaka na societe nyarwanda CEO uruhare ni runini yego uruhare ni runini kuko urumva izi mbuga zisigaye zikurikirwa cyane so rero abantu bazikoresha twebwe aba content creator tugomba kubanza kumenya ko dusavinga abantu tudasavinga amarobo tukamenya ko tugomba kugira imirongo tutarenga tukamenya ko tugomba kugendera ku mirongo migari y'igihugu yego bagomba gukurikiza imbere ya byose kugira ngo ibyo usavinga bize mu buryo uboneye naho ubundi entertainment ntiburamo ibintu biri funny ibintu bimeze ukuntu ni entertainment ni byishimo bihuriramo n'abantu benshi right yego twatundi batukwerekaga mu oya kumira ariko ntabwo mwemerana nawe ngira icyo uvugaho kuri social media uruhare rwo kubaka yego yes hawe nka yego kwaze mukadala cyane umutipe cyane yego yarabikomojeho twe tugendana n'imirongo migari y'igihugu ariko nanone twedicatinga hari n'ukuntu twemfominga abantu audience yacu ikabikunda tukanyuzamo n'akantu ka entertainment biraryoha ariko turi mu bihe twahawe agaciro n'ubuyobozi bw'igihugu bukuru namwe niwo murongo murimo nicyo gihe cyo kugira ngo tubibyaze umusaruro turi kugenda tubona n'abayobozi b'abajene bari kugenda yego mu bitangazamakuru bitandukanye ni ikintu cyo kwishimira ni iki gihe twari tukwiye kubibyaza umusaruro mu buryo bwiza mu buryo dutanga amakuru adasebya atandagaza atinjira mu miryango ariko kandi tukamenya n'ibyo tuvuga n'ibyo tutavuga cyane ko hari byagaragaye ko abantu babyitirira showbiz kandi bikomeretsa bamwe yego
noneho rero biso urabona ukuntu mukada aba yigize na jarasi aba yigize izi ntebe ndashaka kuzibaka yego noneho ugashyiramo wadogisi itatiye nkabajya hagati kituna grife wado papa mu kanya turazana